yaratubeshye ngo yimwe akazi kandi nyir'ubwite avuga ko n'uyu munsi akiri brand ambassador. Mwese urumva Gasuka atarashakaga views. urumva Godfa Yeah. ubwo ikibazo cyagenze None se ibyo ngibyo bihuriye hehe no kongera imyaka ndongeye mbaye ikizungerezi muri kunyiba? ari mu kiganiro ahantu navuze ko umuvandimwe wanjye Chita ngafite imyaka 58 y'amavuko. Numva ako umuntu wari wayimbwiye yarambeshye bituma nanjye wenda nongeraho dukeya. Agomba gukora harimo nko 52 cyangwa 49. Urumva aho niho turavuga ngo nagiye mbeshye ko mwahishe kamera ibi ngibi ndabigira. ariko ibyo kuvuga ko umuvandimwe njye nambaye ubusa, ibyo kuvuga ko umuvandimwe kuko tukuze wambaye ubusa nambaye n'ubusa hasi, ibyo kuvuga kandi ari umuntu uryamye iruhande, so urumva n'ikibazo utadutera umwaka. ibyo kuvuga ko rero Samusuri yabanaga n'uriya muvandimwe barabanaga ku bana. Okay, iyo nkuru kubera ko wayishyizemo ibinyoma byinshi biransaba kugira ngo nanjye mvugishije ukuri. Ubundi mvugishije ukuri ahantu twari dutuye ntabwo hazi kubera ko wahavuze nabi. Ku bana twarabanye mu nzu. Reka mbere ku kintu kimwe Chita nta bana yabyaye hanze, warabeshye. Kankubaze Samusu. Erega habyara abahungu beza. Ubu Chita yari kubyara hanze ati. Niko. Kw'icyo gihe kwita izina bitari byakabayeho wenda ngo ari kujya muri bagenzi. Sorry nari ngiye kuvuga ngo iki. Ibyo rero dufata urimo urabivuga. Ariko narumwe kabisa. Ni wari ukitubwiye ngiye nguteza amatwi. Hajya Chita muri kuvuga n'uwuye. Ni cya kinyamatiku. Urumva? Izo ku bijyanye n'umuhungu wanjye njye nisabye ubufasha ngo agenda mukoresha ikiganiro kubera ko ari amaze gutera intambwe mu bintu bijyanye n'ubukwe, abantu bamubone yibonera ibirayi. Naho iby'uko Chita yaba yaramukoresheje mu rwego rwo kungirira nabi cyo warabeshye. Aya ngewe rwose aho ngaho ntabwo tubyemeranya kuko uriya mwana ntajye wumva Samuso gereka guhishira uriya mwana urabizi ni inshuti yanjye, twabaga turi kumwe nawe kuri Kabyindi, ngira ngo urabizi sibyo? Kabyindi zena twabaga turi kumwe nawe kuri Kabyindi, yemwe twaba turi kuri kamera n'inyuma ya kamera sibyo? uriya mwana nawe ubwe ku giti cye arakubwira ati sha umuvandimwe yangushije diyeze, urumva? Ariko ikiganiro ntabwo wigeze ucyumva. Umuntu wakubwiye ati shyiramo n'aka kantu, ariko ikiganiro ntiwacyumvise. Samusi ni wabanye na Chita mu nzu? Nabanye na Chita mu nzu. Ubwire nk'iyo yarotaga ari guhekenya amenyo. Yewe uruhande Chita yanyeretse niba atari rwo yaberetse ntabwo nabigira, ariko Chita twabanye ari umuntu ushoboye kuba yabana n'abantu neza. Twamaranye muri corona, twabanye turi muri corona, ariko nabonye Chita ari umuntu mwiza kandi nta nzira ndi kumuguraho kubera ko wenda niba hari mwabanye mu byago, twabanye mu bihe bitari byiza kandi ndabibona ko ari umuntu mwiza. Ariko Samuso hari umwana wasigiye Ramazani, nuvuga Ramazani mu izina ry'akazi atagira umuntu umumenya. Ubwo si Badrama? Aya hari umwana wamusigiye Bill Gates waramugize ingoroje, ubwo nakurabuye nyine. Hari umwana wasigiye Bill Gates waramugize ingoroje, Bill Gates nawe aragenda. Ni gute nibagiwe? No, okay. Bamenye se arasambana buriya nawe?
ninde uvuze bamenye mwuka byara Petero Ramazani si bamenya ko aribo bahankiriza niba ya umuntu usagirwa ingoroje ati oya uretse gato Samusuri ngo mu byamamare dufite mu Rwanda ngo uvaniho niyo Bosco ukavanaho Melody ngo ni wowe cyamamare kirongora ntibarongore buriya ngo ugiye kwitegereza Samusuri ngo iburyo igitsina gore kigukundamo ntabwo bagukundira ibihangano erega Samusuri arasetsa umuntu wese usetsa byanga bikunda n'umuntu bagomba gutaha ijipo bikomeye cyane oya Samusuri ngo ntabwo ataha ijipo bro Samusuri ariko rero yewe sinzi niba nkwiriye no kwisobanura kuri iki kintu kubera ko ibintu muri kuvuga ni ibintu rusange ntabwo ari ibintu rusange ubu ngubu kubera ko wibwirira abantu ati ngusomye kuri bunshenshi ubu bazavuge kuri indaya biriya byo gusoma ku gapipi hano bazavuge ngo uri indaya kubera ko nakoraga ibiganiro nkerekeza aho ngaho kandi hari ahantu naje gusanga iyo urwaniriye werekezaho abantu barishima bakaruhuka mu bwonko nk'uko nawe ugiye warabibonye ibyo biganiro ngiye mbikunda kuri Samusuri oya ntubikunda kubukunde nari nyivuze nayo urayikunda kandi ntawe none se reka nkubaze ikibazo ninde muntu hano uravuka bitakozwe ninde umwana wa Sani n'umwe wenyine umwana wa Sani ibisubizo bibahanga ntibibahandi umwana wa Sani ngo yavuye muri nuza ngo ni muri piscine ni musarani aba yahoye kandi utarengera uriya mwana ni umwana uri mu bigero byiza ako yavuze n'imisarani yavuze ngo ni muri piscine ariko nyine none se umusarani ujute aho bumva umuntu uri kuntangira ubuhamya hano hasi babarutse umerera message yisome Samusuri baramubesherana na Musi Nyamirambo ndi inkumi ntumva se somiri munsi somiri hejuru yayo gato iri hejuru yayo ngorata Mozambique oya hejuru yanditswe na Nusra se ari ubu Nusra bwatanga yabi Nusra yabi oya munsi ya Mozambique gato hari inde Rachel Bay aranditse ngo Samusuri akurongora ari kukuvugira amazina arakubita umupuri ivumbi rigatumuka reka mbipostinge mu ngingo dukoreye ese wambara ariko Godfa we hagati aho ngaho abantu 210 bambabarire bakande kwa Samusuri bagire utuntu bashyirayo guys ndabasabye ndabinginze rwose ndatakambye kwa Samusuri mugenda mukandakandaho utuntu mugende mukandakandaho utuntu rwose mugende mukandakandaho utuntu kugira ngo noneho ibintu bigende neza bamukanda umusomize message musomiye message nusomera kano ka message Samusuri arakurongora ari kukuvugira amazina akubita umupuri ivumbi rigatumuka ngayo nguko ntabwo nari kubabita babyanditse ngo tuzime bira bizaje neza ngo barakiza neza uyu nawe azi guhimba rwose yakimba ngo waramuriye oya hari abantu baba bafite impano yo kwandika nk'uyu afite impano yo kwandika iyi message nagwaye ko bayirengagije ndavuga Jay Squeeze ko nagwaye message ukayirengagiza ivuga ngo iki WhatsApp yawe WhatsApp yanjye kazende ubisoma arega ndabizi soma iyo nkuru uze tuyivimuze nanjye se ntiwarubona asambanyije ibintu byo gusambana umuntu abikoze nk'uko babimukekaho yazana turi uyu nguyu wacumitiye Nyamirambo twumva icyo bivuga Flora oya ntabwo ari Flora barongoreye Nyamirambo ubwo barongoreye Nyamirambo ngo yino bamwita nde bamwita nanazamuka nana niwe batikuriye Nyamirambo nanashyiramo imbariga zizamura njyewe message urayibonye
ndimo ndayireba yirewe hanyuma uzuyivugemo. arabanza aramwishyura kandi uwo wareze nawe kugeza ubu ngubu nta bibazo dufitanye, yaba we yarambabariye nanjye naramubabariye, kandi yagize neza kwandika ibaruwa itanga imbabazi, nawe ndabimushimira. ubwo urukiko rufashe umwanzuro wo kuvuga ko Kalisa Ernest yifuje kugaruka muri sosiyete akemura ikibazo mbere y'uko urubanza ruba. ubwo rero bafata icyemezo cy'uko bankatira igifungo gisubitse cy'umwaka umwe, mu myaka 2 isubikiye mu mwaka umwe n'ihazabu barayisubika. ibyo rero ndabishimira ubutabera ko bareba ubushake umuntu afite. abandi nabo batareze nabo naboneyeho kubishyura kuko nabo wenda byari bugere muri iyo nzira. hanyuma abantu barafasha pe barafasha, barishyura. ni naho naboneye ko buriya ibyo dukora byose ntabwo dufatira ahangaha abantu bafite uko bagufata, abandi nabo bafite uko bagufata, kuko ni abantu bafata kimwe. igihe gishobora kugera ukabona ko abantu ari beza kurushaho. rero ndashimira abanyarwanda n'abarundi n'abanyamurenge, abantu bumvaga ikinyarwanda bose bakoze akazi koroheje. sinumvaga ko miliyoni zigera muri 6 bityo zakwishyurwa n'abantu. abafana rero ni ikintu gikomeye. ubutumwa natanga ni uko umuntu abishatse yajya agira neza atitaye mu kuyishyurwa ku kanya, kuko hari igihe kigera Imana ikagira uko ibigenza ikagutabara ahantu utakekaga ko wava. rero ku bw'ibyo nanjye byatumye ndushaho gukunda abantu. kera naravuga ngo ndashima Imana n'abantu bake, ariko ushima Imana n'abantu benshi. ndizera rero ndashidikanya ko mu magambo makeya gutinya gufungwa si cyo cyonyine natinyaga, ahubwo natinyaga gufungwa n'ubundi hasi nishyure ya myenda nkaguma muri rwaserera. murakoze, nicyo navuga. none se reka tugaruke rero ukimara kureba hirya no hino, reka tugenda. ntabwo nshaka kugira ngo tubigire big deal, n'ubundi byararangiye. ntabwo nshaka, kandi urakoze pe, ariko ntabwo nshaka kugira ngo tubigire big deal. reka tugaruke gato. urukumva wicaye muri Nyarugenge, urumva inkuru ushaka uretse gato ukubita ijisho iburyo urikubita ibumoso, urumva upima ikirere. ntabwo ari ibintu biba byoroshye. upima ikirere uravuga ati mwene Gasoro, umwana wo ku Nkombo, umwuzukuru w'umushi, ntabwo nanjye amageragere, ntabwo ndibuze kugira, ntabwo ndi butabwe muri yombi, reka nyire gutya. ufata uwo mwanzuro, umwanzuro utoroshye. uwafashe umwanzuro ute? ubundi niho ngiye nshaka, ntabwo urabizi, ntabwo ngiye amashati y'ibintu biri sensitive. ariko birasobanutse. urumva ni umubare ukora ukavuga uti ibyo ari byose. hari abantu banzi sibyo, ngize gutya ngasimbuka muri aka kanya kuko uwo muntu ntiyaranyoroheye, bashobora kubona ko ikibazo gihari bakamfasha kugikemura, kandi niko byagenze. nawe ko nasimbutse byo nk'umusirikare wese nyine urabyumva, ugenda nk'abasivili. na Juliette ntabyo yamenye, bagiye kumva bumva gusa ngo urumva. ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo bashishikariza abanyabyaha, kuko buriya no kugororwa nabyo ni byiza. kandi hari n'igihe usanga kuba ntari gukina filime uwo sindi mu igororero koko, ariko mu isi iri imbere Imana izafasha nongere ngaruke mu murongo. kuba utari gukina ako kantu karakomeye na kwa mugani, kuba utari mu mwuga wawe wa mugani nabwo ni irindi gororero. kandi abantu bakwiriye no kubishimira ko ntagiye ngo urwo rufaranga batanze ndukenyerere. ifaranga ryaratanzwe rirangiza ibibazo cyane rwose. ngayo nguko.
uyu Juliette namutangaho umugabo kuko twabaga turi kumwe inshuro nyinshi mu kazi. ese Ntabwo ariko Juju uzi kuri icyamamare sheri ahaha Courage. Wanangaho umugabo w'ikisabiso. nagutangaho umugabo ko hari abantu barishyuwe nubwo atari bose ariko hari abishyuwe. Samusure yagize atya aragenda. Ye kubona numva hahiye. Ndabaza se mwana wanjye bimeze gute? Hahiye Arambwira ati umwana w'umushina karakarakara. Kinakemuye ikibazo gihereye mu mizi. ikibazo yagikemuye gihereye mu mizi. Gihereye mu mizi. Aragenda abantu baragize ariko Samusure ikintu cyo nahamya wakuyemo ni uko wamenye abantu bawe n'abatari abawe. Ubundi umuntu waramwize cyane rwose cyane. Ni kaminuza cyangwa metirize umuntu. Uziko umuntu agira ibyago. Jack thank you. Uziko umuntu agira ibyago ba bantu bari biteguye yuko aribo ba mbere bari bugushyigikira ahubwo akaba aribo ba mbere bakwitakana. Bagakora ibitaramo bavuga ngo ariko muramwibuka twiyemera ngo bari gusengera sha dore amakoko dore amafi sha kandi twararyaga twese cyakora Samusure umva uyu mwana umva n'ibibazo wagize harimo n'ubuntu bwinshi pe. Twazaga muri filime se warotaga umunsi wo gushutinga ugeze abanywa bakanywa barya bakarya kandi ubwo nta ari bunakwishyura. Agize icyago rero bateye ati ari kubuzwa n'ikizi agasengera agura abantu amanyama agira ate umusanga ntazimuha nubwo buryo Samusure yasanze mu madeni nta n'ubundi. Abandi nabo bajya hariya bajya mu kinyamakuru kimwe kijya kibaza abantu ngo uyu uramuzi baravuga ngo yakundaga abagore se n'ingo bangaho babagiye ubanga pe wakundaga umukuri Samusure tugaruke kuri aka kantu ngo uretse gato ngo nawe urihumuriza papa ngo ni amaso yawe yarabyerekana ko ukunda igitsina gore. yego ko bisarucyanga nyine byo nabwiye ni ufite dore kugikunda ko nta muntu ucyanga ariko ntibakagushinje bose barabikunda ariko nyine urabimerita wenda byibura uranabisa neza. Hari n'ababa bakunda batabimerita. Samusure ni mwiza we ntukine. Ushimira ariko sindi mwiza wo kuba muri ibyo. Bavuze abagore ibitsina sinzi ukuntu mubizanye. ese mugani ko bavuze abagore ibitsina bije bite kandi ko abagore bose badafite ibitsina. Ninde se wavuze iby'ibitsina byo rwose ngewe ebana byaba ari normal nk'abandi bose. Iyo bavuze igitsina gore ntabwo bavuze igitsina bavuze umugore cyangwa umugabo. Ngewe ariko navuze abagore sinahereye ku gitsina navuze ngo abagore sinavuze igitsina gore. Use your brain wakimara nari ngiye gupininga aho manigana bariyiza ndakubujije we ngiye gupininga iriya galaxy hagenda TikTok universe ati Godfa iyi tugenda nyohereze ndabakunda nzabizirikaho ariko njyewe nshimiye ko yabaye hafi ya Samsung rwose turabimushimira reka nabyo tubimushimire tujye dushimira abantu bakiriho. ni inshuti z'akamasa hano nta muntu w'umurozi nkeneye umurozi kugira ngo atubwire ibijyanye na darasi kwizamuka iri ku gitondo tugiye undebe unkunde dore napfubye ako Godfa we uziko Samusure yageze igihe akumva ashaka kwiyahura.
we yarahaze nta mushi wiyahura bro nta mushi yarahaze nta makuru ufite na Nobuja ntabwo yiyahuye kanswe Samusuri ubwo se ari kwiyahuzwa ni ukujya se ari kwiyahura yabaye wigeze ubona bambora ikiyahura mu mudacangugu wiyahura bite byanyarika mubwire abayacangugu dukunda ubuzima nta muntu wiyahura nawe yarabishatse ariko ntiyabikoze kubera ibibazo yakwiyahura yabuze inyama cyangwa hasi bro umunyarwanda hasi umurundi ngo yarahaze undi ngo ego ko mapendo yaje pendo yamaze kuhagera bro thank you so much wamubonye urabibona sineho tutakuraho nako urabibona buretse se ngo kutabikoze bro umunyarwanda ni ikindi kintu yarabishatse ariko ntiyabikora umwanzuro ukomeye mwa bantu mwe buriya umuntu ubikora mujye mumushakira nk'igikombe mukimukurikize ikintu wapfa gukora uko wiboneye kwiyahura ni ikintu gikaze reka nta gikorwa kirimo kiragatsindwa hari umushuti wanjye wagiye kwiyahura aragenda aravuga ngo agiye kubanzamo inzoga namara kuzinywa urumva ngo niba yateguye ikinini cyo guhitanywa ngo kinywa cy'imbeba aragenda aranywa amaze gusinda abwira abantu ati ngiye kwiyahura pe arabivuga yikabara arabyumva avuga ati ariko uyu muntu uhabara nyamara agiye kubikora ariko mube hafi umutima we wenyine uko avuga ngo agiye kwiyahura bakamwongerera irindi cupa arasinda ariryamira mu gitondo abyutse usanga ntabwo yiyahuye ntabwo wari wumva se ntabwo wari wumva ikiganiro nani pasita abamwita dira uwo ni umupasiteri yitwa nde uyu mupasiteri ujya utanga show we na pasita mutesi bamwita nde hariya pasita korode ukuntu yagiye kwiyahura agahagarika imodoka kuri ruriba akajya gushyira amaguru muri Nyabarongo barumva konje akavamo imana itabigeze nubwo wakwiyahura ntiwapfa Samusuri ntabwo yari uwo gupfa mu izina rya Yesu amen imana yanjye nangize ngo ni akabebe kari kuvugiramo haze kandi mutamba kandi thank you kuba warafashe yego umva nuko ari njye uri hano ni ukuri ntabwo ari njye wafashe Samusuri cyane pe ariko nyine uri intangaro oya ni we batubwiye ariko ko nta wundi yavuze se umva umva jiri reka tujye tuvugisha ukuri reka ibintu by'abanyarwanda tubireke n'ubunyarwanda ikintu kibaye ari kiba ari cyiza cyemere niba warakoze neza reka tuyigushime uwo wabikoreye yakuze akaririmbo Samusuri yavuga ngo yewe mutaro cyangwa cyewe ndagukunda umuntu niba yarafunguye kamera ngo murebe numva ndi guseka umva wafunguye kamera tukakureba reka wowe waza ngo mwanywa n'amazi mwambonye afashe mwana kera wabura agafungura wari sofani uri umwana mwiza pe akajwi keza ahubwo se Godfather yagiye ngende kubaza ukuntu Juliet aba hano umukobwa mwiza gutyo ukaba utaramushakira umugabo mu bantu bose birirwa hano n'ukuntu ari umukobwa mwiza uwuhe mukobwa mwiza wowe ngaho se yabawe ngaho bagufashe umugabo mutamba se ni umukobwa mwiza uri umukobwa cyangwa uri ndabona uri umwana mwiza pe ndakureba nkakubona nyine nkabona sinovugira hejuru uvuze ngo iki Samu Juliet nanjye nakugira uyu mugabo uramwakira cyangwa ntamwakira ndamwakiriye kabisa hambo Samusuri niwe wabaye MC mu bukwe bwanjye 2020 okay uri mariye ndi umumama ndane urumva uvuga ko umuntu ugufite ibihe byose afite umuntu muzima burata hamwe wa kabiri aremewe ngonyumvira keza gufasha umuntu mudafite ikintu muhuriyeho
ntabwo ari buri wese kenze oya samusoni twari dufite ibintu byinshi duhuriyeho kenze boya buriya ibintu muhuriyeho cyane cyane wari uzwi Stream more life, just like, subscribe.